tukaba kanongera nsubirwemo nari ngiye kure. Banyakubahwa abayobozi bo mu nzego zitandukanye baje kwifatanya natwe kwibuka abazize Jenoside 1994, twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. By'umwihariko turibuka abagore n'abana baruhukiye mu rwibutso rw'ahangaha Isovu. Amazina yanjye banyita Uwimana Angelique. Jenoside yabaye mfite imyaka 17. Nashakaga kubabwira ko Jenoside itatangiye 1994, yatangiye na mbere yaho. Nibuka muri 1990 nta mahoro twari dufite muri iki gihugu namwe. Twahoraga duhangayitse tubwirwa amagambo yo gusesereza, amagambo y'inyuro. Uwo ari we wese wari umututsi wari muri iki gihugu azi uko twabayeho. 91 kwari ugutotezwa nk'uko kose twabaga tugiye kuvoma n'abandi bana, bakatubwira ngo Abatutsi bakundaga kutubwira ngo Abatutsi ntibavome baze kuvoma nyuma. Nuko tuba muri ubwo buzima igihe cyose kirambuye. Mu gihe cyose 93 nibuka ko data yajyaga agenda n'inka ze, natwe byose tujya mu bihuru tukararana n'inka zacu n'ababyeyi bacu. Twagumije mu igihe cyose iza kugera 1994 ubwo indege ya Habyarimana yagwaga ku itariki 3 z'ukwezi kwa 4. Twe ntabwo twabimenye, twararyamye. Yafunguye radio yumva ko Imana yapfuye. Yaratubwiye ati, bana banjye, igihe ni bwacu. Umubyeyi wacu yarakomeje aguma kutubwira ngo tuze atuganirize uko tugomba kwitwara. Ubwo ku itariki 7 nitwongeye gusubira mu ngo, twagumije tugenda tukaba hanze, tukarara mu masaka mu bihuru, tuguma muri ubwo buzima. Ku itariki 8 nuko twakomeje twambuka tukajya kurara mu bihuru Kabuya, mu gitondo tukagaruka mu ngo. Ariko ntibyari byoroshye, nta nubwo twatekaga, twagumaga muri ubwo buzima bumeze cyo bukabije. Itariki 9 twakomeje gutyo bwo twiriwe n'ahangaha Isovu, turi mu bihuru, turi ahantu henshi hatandukanye. Aho twabaga turi twabonaga ari ibintu bitoroshye. Inanga Isovu hatangiye kuba Jenoside ku itariki 13 z'ukwezi kwa 4, ariko ahandi hose mbere Imunyaga byari byaratangiye, Inkungu byari byaratangiye. Byari ibintu bitoroshye, twabonaga mu kirere imyotsi, induru, inka bazirya, abandi bahunga barimo bazamuka bazi Rwamagana. Dukomeza muri ubwo buzima bwo gumya kwihisha. Ku itariki 13
nibwo twavuye mu rugo hamwe abagabo n'abahungu bagiye gukumira igitero kigiye guturuka Inkungu na Munyaga. Baragiye ntabwo bahageze, interahamwe zahise zivuga ngo dushaka n'Umututsi. Ubwo uwo ari we wese yakomeje inzira imushobokeye. Natwe aho twari turi mu rugo, data yaratubwiye ngo nimuze mbajyane ku muntu nahaye inka yari konseye wari waravuyeho yitwaga Kanyamanza. Twagiye tumukurikiye warakata ajyayo, twe turakomeza turazamuka umuhanda dushaka kujya i Rwamagana. Hano ku Gatare hari bahashyize bariyeri n'ahitwaga kwa Nzabandora. Twageze kuri bariyeri yari mu Gasharu, nuko twasanze interahamwe zarimo abagore, harimo interahamwe yitwaga Goreti wo kwa Rwabubwa. Hari indi nterahamwe zari zihahagaze yitwaga Gakuba, yaratubwiye ngo nimugende mujye kuvuza impundu, mwavuze ko Habyarimana umubyeyi wacu napfa muzavuza impundu. Undi arongera aratubwira ngo nta buhungiro mufite, inda yanga amagara bizajyana. Twaramanutse twirukanka, twashaka guhungira Urutonde. Tugeze hepfo mu muhanda ujya i Munyaga, uva i Munyaga uzamuka uzi Rwamagana, twumvishe induru ndende. Bari bavumbuye umuntu. Iyo bavumburaga umuntu bavuzaga amafurimbi ateye ubwoba akuye umutima. Nuko twagarutse haruguru tuza twirukanka duhunga, twinjira mu nzu y'umusaza ku Gasharu witwaga Mubirigi. Twamaze kuhagera twirukanse tujya mu nzu. Tugeze mu nzu hari nka saa 3, saa 8 interahamwe zaje, noneho ari simusiga. Zaje zitwambura imyenda twari twifubitse niyo twari dufite mu bikapu. Nuko barabitwaye baragenda. Izindi nterahamwe zagarutse inyuma zigaruka kudufata ku ngufu. Badufashe ku ngufu, ababyeyi bacu barariraga bavuzaga induru bakadufata baturwanira n'interahamwe. Interahamwe babyumvise zaravuze ziti reka namwe tubereke. Izo nterahamwe z'abana zadufataga ku ngufu, interahamwe zabase zigafata ababyeyi bacu ku ngufu. Twiriwe muri ubwo buzima, twagejeje nka saa 9 z'ijoro bishyira saa 11. Twaraganye ngo reka tugende dusubire mu matongo iwacu. Ntabwo byaduhiriye. Twarazamutse, bwari bumaze gucya, habaye saa 11. Kwa Nzabandora hari bariyeri, kwa Sezibera abantu induru zarimo zivuga. Twambutse umuhanda tugaruka muri Rushangara. Twaraje twiruka twinjira mu nzu y'umukecuru witwaga Nyamunini tugiyemo. Twahageze nka saa 2, saa 4 igitero cy'interahamwe kiyobowe na Konseye Turatsinze yari kumwe na responsable witwaga Viseni Bihayiga.
mukuru wanjye uyu twicaranye yaramubwiye ati watubabariye ukaturasa. Responsable Seni yaravuze ngo nta sasu dufite byo guta ku myanda. Dusubira mu nzu, interahamwe zirongera ziragenda n'uwo konseye bagera hepfo. Bageze hepfo uko bavuganye nibo babizi, bo bagarutse haruguru baza kutwica urubozo, batangira kudusohora badufata ku ngufu. Twari tukiri kumwe n'ababyeyi bacu baturwanira n'interahamwe. Twakomeje gutyo kugera saa 8 bishyira saa 10. Uwitwa wa responsable witwaga Viseni Bihayiga yabwiye uwitwaga Mbagara, yari umuturanyi we, ngo nagenda abwira umugore we amuhe akajerekani karimo essence kari imbere y'igitanda. Yaragiye koko arakazamura. Uwitwaga Habineza ise yarimo abanzi, yuriye ku gikoni ajya hejuru n'inzu twari turimo, barakinga ku rugi rwo kuri sara, ariko mu gikari harimo ikindi cyugi cyari gishaje. Bamennyeho essence baratwika, badutwikiramo. Imyotsi iratuzimagiza, ibiti bitangira kutugwaho. Harimo abantu bafite imbaraga, bashitse urugi turasohoka, nta n'umwe wahiriyemo. Twari tukiri kumwe n'ababyeyi bacu. Ubwo bwari bigejeje nka saa 10 za mu gitondo. Twavuyemo turatatana, ababyeyi bacu birutse bajya imyurire. Ngewe n'igihe wabashije gusigara kuri n'umusozi wa Sovu, nabuze abavandimwe banjye, mbura abaturanyi twari turi kumwe bose baransize, nanjye nshaka aho njya ndahabura. Naragumije ndamanuka, ngeze hafi ku muhanda wa hagati ya Kabuya na Sovu, nibwo numvishije igitero n'amafirimbi, nongera ngaruka haruguru. Naragarutse, imvura ubwo yaragwaga muri izo saha, nicara mu irimbi riri hano hepfo nko muri metero 300. Ndahicara mbona hagaragara, ndazamuka ndenga akayira njya mu mugano wari uhari kwa nto twajyaga tuhaca tugiye kuvoma kera turi abana. Njya kwicara, ngezemo nasanze umubyeyi nawe wahigwaga, yari afite abana 2, yari umudamu wa Kabanda n'abakundaga kumwita Berenateta. Arambwira, hari akazina bakundaga kunyita k'ikibyiniro, yari afite Kadanda, uracyariho? Ndacyariho. Tubayeho, abana barimo barira. Abo bana yari afite abana 2, umwe yaramwonsaga, undi yari wa musaza we yari yamusigiye ahunga agiye Rwamagana. Nuko twicaye aho tuhamaze akanya, abana niko barira bavuga bati mama dutahe, mama dutahe. Hamaze akanya gatoya, haje interahamwe yari yikoreye umufuka w'ibishyimbo yari akuye iwacu, araza gutura iruhande rw'uwo mugano, yumva abana bararira, yacengejemo umutwe aratubona. Yakoze yavugije ifirimbi, igitero kimanuka ari simusiga. Cyarimo uwo mugabo witwa Habineza wo kwa Mabanzi, cyarimo Rushema, cyarimo Mbagara, cyarimo Bucyuku, ndabyibuka. Baraje bati nimusohoke. Uwo mubyeyi yamuhaye umwana yari afite uwo mukuru, undi nawe aramufata. Turagenda, niko bazamutse badukubita imiri, badusunikisha imiri, tugera ahantu ku muharuro w'umugabo witwaga Mukiga, nawe yari interahamwe ikomeye. Batwicaje aho ngaho, uwo witwaga Habineza yafashe imiri akubita wa mwana Berenateta yari afite imiri, ubwonko tubona imbere aho ngaho. Nyina yatangiye
kubona ahungabanye mu mutwe, ati nanjye nimunyice nimugire gute, atangira kugenda abafata agira gute. Iyo batemaga umuntu bose bamuhurizagaho bagahorahoza. Bahise bafata abo bana babashyira mu musarani wo kwa Mariko, hari hegeranye n'aho ngaho babiciye. Bararangije baratubwira ngo nimuze tugende. Umubyeyi yararize ibintu biracika, ati sinshaka kuva hano, njyewe nanjye nimunyice nk'uko mwishe abana banjye. Ntabwo byakunze, banze kutwica, baratuzamuye batuzana kuri bariyeri yari hano kwa Niyoyita, yari umwarimu. Ariko uwo mugabo wari mu bishe abana be yaramubwiye ati tugende nkubahoze, umugore wo mu tukazi mfite ndamwirukana. Nuko aragenda mujyana iwe, nanjye twari tukiri kumwe, naratambutse. Hari umubyeyi wari warambyaye mu batisimu, njyayo, twari duturanye. Yari afite abana b'interahamwe bikomeye cyane, nasanze basahuye ibintu by'iwacu byose biri mu gikari, we yari mu nzu. Ambonye aravuga ati umva kadanda, sinabona ahantu naguhisha pe, shaka ahantu wajya. Ubwo ako kanya akimbwira iryo jambo, nagiye kubona umusaza wacu w'inyangamugayo Ndereya Mugema yansanzeyo, aratubwira ati rwose simbanga ariko nta hantu nabahisha. Twasubiye inyuma, gusa ngenda naramubwiye ngo ampe amazi yo kunywa, nari mfite inyota, yarayampaye ndanywa. Twaciye inyuma duca ku itongo ryo kwa Gakwisi, nawe bari bamaze kumusenyera. Twicarana n'umusaza mu ntusi zari zihari, tuhicara tuhamara iminota mike cyane. Tugiye kumva twumva hepfo bavugije induru, bavugije amafirimbi, ntabwo nari nzi umuntu bari bavumbuye. Muzehe yarambwiye atumva rero mwana wanjye, igihe cyacu ni iki cyo gupfa, ariko niba twari tugize Imana bakatwica. Njyewe nagize ubwoba, musiga aho ngaho, nagarutse kuri ya bariyeri. Ngarutse kuri ya bariyeri nasanze wa mubyeyi bagiye kubahoza yagarutse, ariho bamwicaje. Ikintu badukoreye, ubufasha baduhaye, baratubwiye ngo nibatumanukane batujyane kwa konseye, turatsinze. Baratujyanye batugezayo, batwicaza muri pasiparama, twari ababyeyi babiri, yari umubyeyi nanjye nari umwana. Turahicaye turatsinze, yari mu nzu. Ako kanya twabonye imodoka ya Bizimana burumesitiri, irimo abajandarume, irimo babitaga abapolisi, sinzi ukuntu babitaga, nibagiye ukuntu babitaga. Binjiye mu nzu bavugana na konseye, barasohoka. Bamazemo umwanya bavuganaga ibintu byinshi. Abajandarume bari bakiri mu modoka, barasohoka. Batubonye turatsinze, yaravuze atariko iyi myanda ubundi iragira ngo bigende gute. Yaragiye yinjira mu modoka ya Bizimana, baragenda. Natwe igihe tukiri aho twagiye tubona ababyeyi bavuye urutonde benshi, ikiriri cyinshi, bari kumwe n'abana. Twicara iwe mu rugo, turahahaye ngo batwice, barabyanga. Konse yaragarutse na Bizimana, bati aba bantu nimubajyane ku mashuri. Baratuzanye batuzana ku mashuri ahangaha. Batuzanye turi nk'abantu nka 40, abagore n'abana twari benshi. Batugejejemo, bagumya guhamagara abantu bababwira ko uwabaga wihishe wese ngo
nta mugore n'umukobwa bongera gupfa. Ibyo bintu byari uburyo bwo kugira ngo abantu bose bateranire hano babone uburyo bwo kutwica. Twarahahamye umunsi wo kuri 16 turahirwa. Hari umugabo witwaga Mose nangaha, yari umukire, yaraje abonye ko tumeze, yumva abana barira, aragenda agiwe ngo agiye kuzana ibyo gutekera abana. Twagiye tubona bazanye ibisafuriya n'ibitoki 2 n'ibishyimbo n'igishashi cyuzuyemo urusenda. Ntabwo byari uburyo bwo kugira ngo baturamire, byari uburyo bwo kutugirira nabi. Twiriwe aho ngaho, niko abana barira, niko ababyeyi barira. Baratetse, bacanye umuriro mu muryango, basiraho bya bishyimbo, nkaho wenda natwe turi abana ngo dutegereje kurya. Bashyizemo rwa rusenda bakajya baruduhungiza n'ibitenge bari batwambuye bambaye ababyeyi bacu. Baduhungiza urusenda, bagumya baduhungiza urusenda. Ubwo niko abana b'interahamwe binjiraga mu nzu baturwanira n'ababyeyi bajya kutubohoza. Baradusohoraga bakatujyana mu ishuri ryari haruguru y'ababyeyi bacu bari ryari hepfo aho ababyeyi bacu bari. Nuko bakajyana bakatubohoza, ababyeyi bacu bakarira bakavuza induru, hakaza abase b'interahamwe nabo bakaza kubohoza ababyeyi bacu. Tuba muri ubwo buzima. Haruguru naho mu ishuri rya 2 naho niko byari bimeze. Ubwo icyo bakoraga, bavanaga abana bari mu ishuri ryo haruguru bakabazana hafi yacu ngo batwumvishe uko nabo bababaye. Nuko tubaye muri ubwo buzima gutyo. Ku itariki 16, 17 niko twari tumeze, niko twirirwaga gutyo. Ababyeyi bacu bavuza induru barimo baturwanira, bakinjira bati impamvu murimo kuvuga nuko namwe mutarabona, niyo mpamvu mufite icyo kuvuga. Bakomeje gutyo duhama muri ubwo buzima buteye ubwoba. Nta nubwo twari tukiri abantu, n'ubundi twari twamaze gupfa. Ubwo ku itariki 17 igitero cyari cyagiye Mwurire, cyavuyeyo nimugoroba kiza kidusanga no ku mashuri. Muri ubwo buzima twari turimo, harimo abasaza b'interahamwe n'abana babo bari benshi cyane. Bati namwe uko bakore n'abakobwa barimo kudukora Imwurire, namwe ejo ntabwo muzirirwa hano. Koko niko byagenze. Bagiyeho kuri 18 barica. Baraje hano ku ishuri, bahageze nka saa 8 bishyira saa 9. Harimo interahamwe ya hano kwa Ruvunijangwe yitwaga Butera. Twari dufite nyogokuru yari afite nk'imyaka nka 90. Yaraje aramufata, afata ibitenge arabipfundikanya, amuzirika amaboko, aramukurura hano mu kibuga, amuvana mu ishuri twarimo hano hepfo hano ku kiliziya, yamugejeje aho abandi babyeyi bari haruguru. Yari umukecuru, imvi zose zasigaraga mu kibuga hano. Arongera arakata, arongera aramugarura, amurambika ku muryango w'ishuri aho twari turi. Ati mwa bakecuru mwe rero murebe icyo mugenzi wanyu tumukoreye, namwe ntitwumve umuntu wongera kubwejura. Ubwo ako kanya hinjiyemo intera ngo kuri 18
yitwaga Pasikari yari uwo kwananiye, hinjiramo yitwaga Ndunderi, hinjiramo uwitwaga Kamiri yari uwo kwa Nyirihene. Barinjiye batangira gutema bahereye ku muryango, twari benshi twese twicaye twegeranye. Ngewe numvishije batangiye gutema, nari hepfo mu nguni, baratangira barakubita impi, baratangira abakecuru, induru ziravuze cyane, byari imiborogo ikabije hano ku mashuri. Buriya inkuru mbarirano iratuba. Nuko baratemye barakubise impiri, barisha uko babishaka. Nge baje kungeraho, nabonye nahise mfata intoki nshyira mu gutwi, ndyama nunamye kugira ngo banteme ntarimo kubabona. Ubwo hari umwana wo kwa Ambrosi yari iruhande rwanjye, interahamwe zaramufashe zimukubita ku gikuta, bamunjugunya hejuru. Nyina nawe baramutemye, yari afite n'undi mwana witwaga Nyiramaritete, niwe babanje nawe gukurikizaho. Abo bose babangeretse hejuru, bari bazi yuko nanjye napfuye, ariko kuko umunsi utari wageze ntacyo nabaye. Ubwo barishe kugera bishyira saa 11 bishyira nijoro. Barisha bararangije mu ishuri twarimo, bamaze kurangiza barazamutse bajya mu ishuri ryo haruguru. Ngewe narikabakabye numva ndahumeka, nikoze numva nuzuye amaraso, n'umutwe wose arabaye amaraso, nta nubwo narebaga, ariko nagiraga ibishoboka byose ngo numve ko ndiho, nagira gutya nkumva ndareba. Ubwo bazamutse nashinguye ukuguru, namaze kubyuka njya ku idirishya, nta madirishya yari arimo n'inzugi nta zari ziriho. Numva ndashinga bigakunda. Narasohotse, ngeze hanze ku muryango ngendesha umugongo ku ishuri, ngenda ngera mu nguni z'ishuri, niryo ryaherukaga iryo twarimo. Naratambutse ngiye kumva numva babandi bari bageze haruguru baravuze ngo nta nubwo buriya mwishe Abatutsi, batangiye kongera kuvamo, batangiye kongera kuba bazima. Naramanutse, naratambutse ndenga umuhanda njya mu rutoki rw'uwitwaga Uwimana, ryari inyuma y'ishuri, hari ibyatsi bateragaho, nicaramo. Ndahicara, babandi baje bankurikiye bari nka 5, abandi basigaye ku mirambo bari batangiye gushaka kubashyira mu musarani. Uko byangendekeye narahicaye, ngeze aho ndavuga inahantu, kubera ko ari hafi y'aho mvuye, bagiye kuza kuhanshakira. Naramanutse, ndamanuka gake gake ngera ahantu hari umugana, ninjiramo. Ninjiyemo nasanze harimo undi muntu nawe wahigwaga. Ibyago nagize, nasanze ari mukuru umusaza wanjye nakurikiraga. Noneho aravuga ngo urinde, nanjye nurinde, urinde, nanjye nurinde. Ubwo yumvishije ijwi ryanjye, nanjye numva irye. Ankabakabye bwari bwamaze kwira, abona ukuntu nahindutse nambaye, bari bakanshiriyeho igice cyo hejuru nambaye ubusa. Nuko yarambwiye ati subu ndagufashe igikori hahandi batwica. Naramubwiye nti
rekera dutegereze urwacu. Hamaze akanya bwari butaracya we yaragiye ngo yaragiye gushaka ahantu yabona inzira ngo amanukane amazi yo kunywa. Mu kumanuka ntabwo yongeye kugaruka. Nahamyemo aho ngaho ngeze aho ndamubura, ndavuga tubonaye bamwishe. Nanjye ndavuga n'ahantu reka mpave. Narahavuye hari hamaze kuba nka 3:00 njya ku rugo twari duturanye niho twakundaga guca tugiye kuvoma. Iyo nterahamwe yitwaga Habiyakare. Naciye mu cyanzu bari naramwe zikomeye mpingukaho umugore we yitwaga Nyirabagenzi. Nasanze aho abana be igikoma. Ambonye ko nari mbeze n'amaraso atari kuzi ko batarimo kwica koko. Nasubiye inyuma ndongera ndamanuka nicara mu myumbati yabo. Umutima urambwira ngo ubaraje abibwira interahamwe baze banshakire hano. Naramanutse ndatambuka mu Kigarama ahantu hari ifamu ya Kayebu nshaka kugira ngo nambuke nge Izinga. Ngeze mu Gihuru aho ngaho haruguru ya Kagende nicaramo. Ndahicara mpamara umwanya munini. Hepfo hari interahamwe zivuza amafirimbi mbura inzira. Akanya gato nagiye kumva numva interahamwe iravuze ngo tubonye Fred Rwigema, yari musaza wanjye witwaga Sayinzoga. Bamwishe ndeba, yishwe n'umugabo witwa Ruterana Alphonse, yitwa n'uwitwa Kagarara, yitwa n'abahungu ba Munyanziza. Abo bantu bo mu Kigarama bose kuko bavugaga narabumvaga. Baramutemye bamuca ibice 3, bamusize aho ngaho baragenda. Njyewe umutima wanjye ukambwira ko uti waje nawe bakakwica. Umuntu utayagereje ku munsi rero burya ntacyo yaba pe. Niba aho ngaho imvura iragwa ivuye aho igiye aha. Ubwo izo nterahamwe zaratambitse numva zivumbuye undi muntu witwaga Nyamurinda, nawe baramwishe gutyo. Abatutsi bo muri ako gace bose niho babiciye. Icyo gitero cyarimo abo bantu. Nza kuzamuka nshaka nongere ngaruke. Narazamutse ndaza njya mu Gihuru nshaka kugira ngo njye Munyaga, kuko naratambutse Munyaga narahageze ndahirirwa mu Bihuru. Nashaka kujya ku mugabo witwa Sadiki, najyaga mbona ari umuntu mwiza. Nagendaga mu Bihuru imvura yaragwaga, nta nubwo narenze aho njya. Naragiye ngera ku gitero noneho cya Munyaga. Bari n'Abakemba barambonye, babonye ko meze nari nkiriho amaraso. Baravuze ngo ni Murora, ngo uyu basaza be batumariye urutonde none nawe aje kuri uwo musozi. Ubwo Sadiki yarambwiye ngo nimanuke ngiwe mu rugo. Narahayobewe. Nagarutse inangaha. Ubwo byari maze kuba kuri 19. Naraye mu Gihuru cy'inanga Isovu nshaka kugira ngo ngaruke iwacu. Narahiriwe, narayemo kuri 19 narahiriwe. Noneho abantu bavaga kwica bamanukaga bavuga ngo inkotanyi zaje. Ubwo Rwamagana yose bamanukaga bikoreye ibintu byinshi. Abakurura imiceri barimo banca iruhande baca izi Munyaga bataye umuhanda. Ndavuga nato ndakize
bigeze inkotanyi zaje, ubwo twari twageze kuri 20. Naratambutse nashaka kuza mu matongo iwacu, narahageze nasanze nta n'ikinonko gihari, ariko imihate yari igihari. Nahagaze mu mihate kuva mu gitondo kugera nka 8. Nagiye kubona mbona abasirikare bikoreye ibikapu, bikoreye ibintu byose, abakurura amahene, abakurura abana babo. Nahitaga mbona ko ari interahamwe. Mpagaze mu mihate iwacu, twaturanye n'umuhanda, kuva hano kuhagera ni nko muri metero 200. Narahiriwe mbona abandi bajandarume baramanutse batangatanya zageze Rwamagana. Ndakomeje ndahagarara umunsi wose, byagejeje nka 9:00. Nagiye kubona mbona abasirikare beza cyane bari bafite ibitenge mu ijosi, babiri barabanza baramanuka nk'abase izi n'inkotanyi cyangwa n'agareza. Ubwo baramanutse baragenda, ariko numva baravuga igiswahili. Hongera haza abandi 2 nabo numva baravuga igiswahili, ndavuga neze n'inkotanyi pe. Narasimbutse shinga ukuguru ku muhanda, mbambonye nabo barikanga, bari babonye uko meze. Umusirikare umwe yaramfashe anyicaza hakurya y'umuhanda, baravugana, mbona bazanye icupa ririmo amazi, baranyunamishije, banyuza ya maraso nari ngifite. Baragumya baranganiriza, banywa amazi, undi akamubwira mu giswahili, ntabwo numvaga ibyamubwira. Umwe aza kuvuga mu Kinyarwanda, nuko aravuga. Hamanutse abandi bantu benshi bari bavuye i Rwamagana, bari bahunze ngo bahunze inkotanyi. Abasirikare barabwiye noneho mu Kinyarwanda narabyumvaga ngo ubundi mwebwe murahunga iki? Ko turahunga inkotanyi zageze i Rwamagana. Bati tubereke impunzi uko isa. Bose barumiwe, harimo n'abantu b'i Rwamagana bari banzi. Ubwo inkotanyi ebyiri, umwe yamfashe mu kwaha, undi amfata mu kundi, barampagurutsa. Abantu bose bahungaga barababwiraga ngo mugende i Kayonza. Njye baranjyanye bangeza kwa muganga, banteye serumu. Haciye akanya nari ku gitanda, ngiye kumva numva abantu barimo kuvuga ngo hari abantu inkotanyi zitoraguye mu mirambo imwurire. Ni ukuri kw'Imana nahise nkira. Naragiye ninjira aho muganga yavuraga, nasanze ari murumuna wanjye. Bari bamutemaguye umutwe wose, intoki, na mukuru wanjye uyu twicaranye nayo bari bamutemye bikabije. Njye nahise nkira, subira ku gitanda, nubwo Imana nizi ibyacu. Inkotanyi zaragumije zituba hafi, zikatuha icyo kunywa n'icyo kurya. Hari n'abatakomeje kujya mu kazi, bagumya kutwitaho. Batwitayeho igihe cyose twari mu bubabare. Nshimira abasirikare ba FPR inkotanyi mbikuye ku mutima,
nkabashimira nyakubahwa perezida wa repubulika udahwema kudutekerereza mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariyo mpamvu dukunda kugira kwiyubakamo icyizere cyo kubaho, kuko dufite ubuyobozi bwiza budahwema kudutekereza, natwe twumva ari ishema ryacu. Ibyo bintu twabibayemo, nubwo ubuzima bwacu wenda buba butoroshye, ariko tuzi neza ko dufite ubuyobozi budukunda, butwitaho, budutekerereza. Murakoze.